banyita Irumva Kezia, nkaba ndi umukinnyi, nkaba nkina nyine sitting volleyball. Sitting volleyball ni kanini cyane, icyumweru maze aha ngaha muri kampu byambereye akarusho, byaranshimishije cyane. Nta bumenyi buhagije nari mfite, ariko iyi kampu twajemo yatubereye umumaro munini cyane. Twarize turamenya, hari byinshi twagiye tumenya tutari tuzi. Urumva rero ko ari ibintu bishimishije, twagize ubumenyi buhambaye kandi badutoza neza, badufashe neza, ni byiza cyane. Umukino wa sitting volleyball ni umukino mwiza cyane. Hari byinshi wampaye mu bumenyi bwanjye ntari mfite, wamfashije kumenya ibintu byinshi. Sitting volleyball ndayikunda cyane. Bagiye baduha ubumenyi buhagije, badutoza neza, ntacyo batadukoreye. Turabashimira cyane kuba mwaratwiyumviriyeho nk'abantu bafite ubumuga, ntabwo baduheje. Baratekereje bavuga ati abafite ubumuga nabo barashoboye, disability is not inability. Baradufashije cyane, twabashimira, Imana izabahe umugisha.